naka gaturi urifata ukiba amaturo urumva je nta nibyo mpa desa gutuma ugizigo desa se gute umva Diako yes urabona ko tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga abo abantu bari buturi bifaranga byinshi ibyo bintu nibyo urumva mbona ko iyo ubaza amafaranga kenshi unyiba ugize ngo rero iyo hatajemo icyo cyo kwizera mwene data urabizi ko umutubuzi mwene data ngewe nubura pasiteri ugize ngo tugabanire hamwe cyangwa tujye tuyabara turi kumwe rero ayo no munsi ni ngewe uri buyabare nta kibazo ariko nanjye ndaba mpari nta kibazo ngwino twinjire mu rusengero urabona ko n'amasaha yagiye urabona ko ibi bintu bisigaye birya dore wubatse ifamu y'ibiyoka wazanye uruda uyu munsi ni ukujya mu mavuta y'Imana mu gihugu haracyabamo injiji ahubwo se wa mudiyakoni wo ku muryango ko yatinze kuza burya nawe araje nta kanya gato uyu munsi ndi kumvamo gukiza ndi kumva ndi mu mavuta y'Imana bite Diako waje naje rwose utangira akazi amahoro y'Imana bane nawe oroshye bana mutandukira ibyatuzanye mukazana ibintu by'amarangamutima hano reka njye gukora umva jya aho ngaho ku muryango Uwiteka ashimwe Uwiteka himbaza wize neza mu nzu ya data Uwiteka himbazwe ikaze mu nzu y'Uwiteka muraho neza Uwiteka abaho umugisha gusa nawe uratura ubwo ni ibintu cyane hano ikaze mu nzu y'Uwiteka oh my god Imana iguha umugisha ugize ngo cyangwa uri bushi Yes we wakufita amafaranga ariko bicaye neza mu nzu y'Uwiteka ndabona abizera uri kumva ijambo ry'Imana haleluya torera ubwoko bw'Imana muraho amen Yes we ariko bisi bibeshyira umvise ibiceri bijegera mu mufuka wanjye bino twumva ijambo ry'Imana noneho reka umukozi w'Imana Myase atubwire ijambo ry'Imana Yesu nashimwe amen cyane mwakoze kuza mu nzu y'Imana yego Yesu arabakunda haleluya Yesu ni umwami mbwirira mugenzi wangu Yesu ni umwami Yesu ni umwami ni umwami rwose haleluya Yesu arabakunda Diakoni yahaguruka akabidufashamo umukozi w'Imana wadufasha tugatangira duhimbaza Imana muri tayari turi tayari umwami rero aradukunda mvuga ngo umwami aragukunda dutangira n'agakorasi rero kavuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda kuko nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda
atubwira ijambo ry'Imana. murakoze cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana burya ngo ni umutima w'ubugingo. Amen. Haleluya. 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 Amen. Yesu ni umwana. Amen. Muri Bibiliya handitse ngo nukinjire mu nzu y'Imana amara masa. Ntukagire ute? Nukinjire mu nzu y'Imana amara masa. Haleluya. Amen. Ubu tugiye kwinjira muri wa mwanya wo gutura. Amen. Icya 10 n'amaturo. Yego. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nukinjire mu nzu y'Imana Amara masa. Haleluya. Haleluya. Kandi wizere kuko ugiye gutura Imana igukubira inshuro 1000. Notore nota bitanu yatahana inote y'ibihumbi 100. Wowe usigaje telefone kawe uzanye flat sika. Hano rero duturisha ayo ngarahagije. Urakoze cyane gutura. Amen. Igitabo musengero rw'Imana. What? Imana yanjye yisakurize. Igitabo nako mahoro yawe. Ntazongera kugaruka. Atura yafite. Imana yanjye ibisakurize. Niba uzi ko ufite ibisakuriza. Dukomeze dutura mu izina rya Yesu. Amen. Mutura mutura. Uri nguya watuye ijana rimwe muri Imana. Abantu bibeshya yuko ino nyubako yubatswe n'ubu. What? Dukura muri muntu gusa we w'amaguru make. Mana umbabarire. Haleluya. Yes way. What? Abantu bose batura ibiceri. What? Wenda nakwisohorera umuntu w'umugabo ukora ugatura igiceri uzi ko utesha agaciro amafaranga. Utesha agaciro Imana ibintu gukorera wowe. Imana iguha miliyoni mu cyumweru ukayitura igiceri cy'ijana. What? Urasanga inzewe yahiye sohoka. Ihute. Dukomeze. Amaturo nowe agezeho. Niko se sha. Iyi si migurangahisha. Wayicaho kandi ndakeka wanasuze ukicara mu nzu y'Imana. Diakoni ushinzwe gusora abantu. Umva ku mahoro yawe. Karakara. Dukomeze dutura. Niko se sha. Imana yakugiriye neza urabyibuza n'ikidambo. Ugize ngo Ugatura ibiceri 200 ntasome. Intebe y'ubushize muzi ko mwayibunye mw'abantu mu by'ubushe tukayikoresha amafaranga ahagije. Ayo mwatuye icyumweru gishoze cyose twakoresheje ino ndebe. Sohoka. Izina rya Yesu. ugize ngo Uyu munsi ni ibigomba gusa. Kubona nta kintu mubona mwe. Mukozi w'Imana. Mwana w'Imana. Imana yakurambitse ibiganza. Irambwiye ngira gukunda. Nawe tura. Telefone gashyiremo nta. Imana iguha touch screen. Touch nini cyane. Kazane nta kibazo. Ubu tujye tugira abantu nk'aba ngaba twakira. Imana iragukunda nawe ngaho tura. Tura. Umukozi w'Imana rero rwose nkubwiye naje hano navuze n'agafege ko kwinywera n'igiceri nkajya kwigurira agafege ko Imana izagusubiriza aho uza akuye. Ahangaha ni ku Kiyedo. Toka. Hano ni mu nzu y'Imana ntabwo ari ku Kiyedo. Ujya ku Kiyedo ugura ifege. Sohoka. Nta mafaranga mfite narinje ahangaha ngo ndeko abakozi b'Imana bange. Ahangaha dutanga akazi twebwe. Dutanga akazi. Hano Imana ibavugiramo mugafasha n'abakene n'abatindinya kujya kandi ko wenda ntabwo ndi umutindinya kujya ariko ndi umukene shaka ifege yonyine. Imana irambwiye ngo we ahubwo nudasohoka urahita upfira mu rusengero mvugira ngo umurane.
nutse ndi umurambo wigendera ubwo Ugize ngo bazora unapfu ushaka ifege wakoze iki se wakoze cyane mu nzu y'Imana kubahirije amategeko yanyu cyari diyakoni sohora uno mugabo biratangaje cyane ugize ngo murakoze gukora umurimo w'Imana. Amen. Ubu mwebwe musigaye hano ni mwebwe Imana igize ite yishimiye. Haleluya. Amen. Ubu rero tugeze muri wa mwanya wo gusoza tengera amaturo. haleluya Amen. musinziriza duhe icyubahiro Uwiteka Imana musinziriza duhe Uwiteka icyubahiro Mana twongera kukwereka uyu munsi w'icyumweru cyiza cyane nkweretse aba bashyitsi baje gusengera hano wongera ubaha umugisha uyu munsi twahuye n'ibihombo abantu batuye n'imbarwa ariko turizera yuko abasigaye wabujuje amavuta wabujuje umutekano Amen. kandi uri gutaha ugasanga wowe uri gutaha usange Imana yaguhaye ikarita y'amaherena Amen. nawe mukobwa mwiza uri gutahe usanga Imana yaguhereje telefone yitwa taci Amen. ni ukuvuga ngo ewa wasoza mugataha ku cyumweru gitaha muzatuzane n'abandi bashyitsi ariko bashoboye bafite amafaranga Amen. sawa kandi mugire urugendo rwiza yabare pasta Ko hano se hari kuburamo igihumbi nyine. gusa nawe yizanye ibintu byo kuvuga ngo haraburamo igihumbi nigeze umbona nsohoka ngo mvuge ngo Umva ngewe narindi kukureba. igihumbi Reka nkusate. Nose batuye nareba none niba batuye ureba zana icyo gihumbi nyine we. Nako wabi. ase ndi umujura njyewe Ngareka turebe ko nta gihumbi washyizemo hano. ariko bireba ubundi Nta kibazo. Ubwo nyine kiratwara. arewe mu mafaranga bategeye ukambwira ngo ndatwara desase Twarayo nyine. ariko mwana yibiye baba we n'ibigambo byose navuze ngiye nkatwara amafaranga 200 ugatwara icyanga Ngo iki? utagira ngo genzi gusenga gusa ibintu byose nkabirambika Witonde. nitonde ku mafaranga urajyanye yose Ushobora kunyajyana yose ayatsa yo nguhaye. utwarayo utanga uzongera Gute? ubundi naka gaturi Urifata ukiba amaturo urumva? je nta nibyo je mpa desa gutuma ugizi go Desa se gute?